agarutse asanga natangiye kwigira David ko ndimo ngati ndumva yino boro rero ngiye kwikubitamo ibiboro bya ragamuffin dancehall ndumva atari beat ishaka kujenjekera nyine ngo nyijenjekere ndumva ashaka kuyikupita ngatuke ubwo Pasi mu kugaruka asanga turimo turaganira ibyo ariko mbwira David ko nambwira nariko iyi ndirimbo ni ya Pasi ntabwo ari yanjye reka nkusetserere indirimbo twarayirekodinze tuyirikodinga inarangira tutazi ngo ni iyande urumva ndangije njewe mitambwira David ko ndamubwira rero David njewe nago njya pfa gukorana n'aba producer ntabishyuye ngiye ko no producer ndamwishyuye mfite amafaranga iyo ntayafite turavugana ariko tugakora ibintu biri kiriya kuko nta mu producer numwe ndakorana naye mu bintu by'icyuka biraho ngo bidasobanutse ubwo nahise mbwira David ko nti rero ubwo ibijyanye n'ibiceri by'uyu muziki urabibaza Pasi ubwo ngewe nzi indirimbo ni ya Pasi ubwo Pasi mitamushyira kuri ndambwira rero my guy ntugire ngo narakwirengagije narindi bize nari narabuze wowe bwere yaramamaga ngo abanashaka tuzahurire muri studio mitamubwira atari ko noneho iyi boro tugiye kuyikupita mitamubaza ati nizere ko uzahita uyishutinga kuko ngewe kuri recording imiziki yo kubika ni ibintu bimvuna cyane umuziki ndishuwa ko n'umuntu turi recordinganye agomba gusohora umuziki Pasi yayisaseka ahita avuga ati no man indirimbo ni yawe ahubwo ngewe nashaka ko twihurira muri studio nyine tugakorana ingoma nge nawe ariko ikaba ari indirimbo yawe bombo youth bize vuganiye avuga ni nge narinzi ko ariko rabushaka kumbe we wow Pasi man afite urukundo Pasi ni umuhanzi muzima Pasi yo yapfukiranywe igihe kinini uwo mujeni imiziki yagakora imiziki myiza ni n'umuhanzi wa danje noneho Pasi baze ko ari mu bahanzi maze guhurira nabo muri studio tugakora indirimbo mu gihe gito no kuvuga ngo abahanzi bose maze gukorana nabo indirimbo bari mu bahanzi bamaze bantunguye cyane umuhanzi witwa Bushari yarantunguye buriya Bushari dukorana indirimbo yitwa naremeye iriya verse ye yayikubise mu minota itarenga 45 verse birarangiye indirimbo birabonetse urabyumva so Pasi rero ari mu bahanzi bantunguye cyane indirimbo tuba turiyirekodinze ubwo ngubwo nahise mvugana na David ko nahise numva ko indirimbo nyine ubwo ari yanjye mitamvugana na David ko ndabyuka ko mu minsi nk'ingahe ikurikira nahise mwishyura avance mu minsi nk'ibiri tumaze kurikodinga nahise mwishyura avance ndamubwira yandi nzayaguha rero umuziki warangiye wabonetse ariko nabyo ndumva narabikoze nyuma y'igihe gito amafaranga yose ndayamuha umushinga akomeza kuwukoraho aza kuwushyiraho producer mugenzi we witwa Kevin Plain nawe tumushimire kuko muri jingo irangiza indirimbo harimo jingo ya Kevin Plain bagende barayumva hari itangira indirimbo Beat Machine ariwe David ko akaba na You Can Really ni jingo ya Kevin rero nawe reka tumuhe credit kuko nawe iyi ndirimbo yayikozeho by the way nimumva indirimbo uvuga neza nimukagire ngo babyarakozwe n'abahanzi oya aba producer nibo batuba abahanzi baba badanje cyane niyo mpamvu ngiye aba producer nkoranye nabo I give them credit man ntabwo ndi umuntu ujya gucisha ku ruhande by'amanyanga oya I give them credit and they deserve it man they deserve aba producer bakorana n'abahanzi neza bumvikana n'abahanzi they deserve their credits man kuko hari aba producer batari beza nabo bakorana n'abahanzi nabi batindana imishinga yabo so mvuze aba producer bakorana n'abahanzi neza they deserve their credits urabyumva so indirimbo tuba turayikoze Pasi indirimbo twumva ni nziza abantu bose bajya muri studio bayumva bakavuga indirimbo nziza kuko ngiye mfite indirimbo nyinshi buriya gutoranya indirimbo yo gusohora bifata n'igihe kubera ko nk'ubu ngubu album yanjye ya kabiri yararangiye natangiye gukora kuri album ya gatatu urumva rero birangora guhitamo indirimbo yo gusohora ni nayo mpamvu mu minsi iri imbere ubanza umuntu agiye kuba ku bitaro album ngiye kuba ndacyabitekerezaho neza kureba niba nasohora singo ko natangiye gusohora za Ocean nasohoye amashagaga nasohoyeho nzaririmba igitangaza iyo ni album yanjye ya kabiri indirimbo ya gospel namerutse gutura Imana ishimira ko yankoreye igitangaza bitandukanye iyo yasohotse mu buryo bw'amajwi gusa mu buryo bwa audio ariko anytime na video nshaka kuyikora kuko ngewe nkora bino bintu kuko mbikunda vava nkora ntabwo mbikora kugira ngo abantu
babiplayizinge babikine nk'uko babivuga ngo biki oya ngiye mbikora kubera ko mbikunda kandi bifite n'umusaruro binama umusaruro ari umusaruro binyinjiriza. Indirimbo yitwa Ocean ibibonetse gutyo ndabyibuka ko Pasi yarasohotse gatoya niba yaragiye ngira ngo kuvugira kuri telefone agaruka asanga mfite oh my baby for you bagoda ahita yinjirana akaboro karenze cyane yahise aza muri studio nta n'iminota yahise agakubita akavuga ngo look for me back me tempted to touch you when kumaniga baby need too much look for me back me tempted to touch you when kumaniga baby need to oh baby nanjye nahise mwinjirana navuga ni no ntago Pasi agomba ko ntakagomba kunkubita hasi cyane agomba wenda gushyiramo ariko nanjye nahise mwinjirana direct ndavuga ngo Sensima, who got the keys to the city? Well, girl, you're my disease. Girl, you're my hearty desire. Every time you pull, I got me catching fire. I wanna put your ring on your finger. Goddamn, I wanna die for ya. Nabandi bosenza katira. Ocean. Get, I wanna take you to the ocean. Get, I wanna see you when your body. Get, I wanna see you when your body. Looking for me back, me tempted to touch you, bomb clot, yo. Yo, man. BNB, yo, listening to baddest number, Yago representing Courage Music right about now. Yo, BNB 2 to 6. Why 2 to 6, man? Why not 2 to 10? Nukubera ko gitangira kuva saa 8 kugera saa 12. ubwo nibyo BNB ndabemera abantu mwese murimo kumva BNB 2 to 6. Ewana big up on yourself, maximum respect. Indirimbo yitwa Ocean. It's Ocean. Nushaka uyite Ocean cyangwa uyite Ocean cyangwa uyite Ocean ya Ocean urakivuze urumva yaman. Hanyuma warumbaje ku makuru yanjye shimire n'abantu ariko barimo kureba ino ndirimbo by the way kugira 128 mu minsi 10. Ukuvuga ngo iyi ni indirimbo yakorewe muri East Africa, mugende murebe aba West Africa bakomeye, abahanzi bakomeye murebe views ntabwo zirimo kuboneka ku bantu batarimo gusponsoriza cyangwa batarimo kwishyura promotion. Namwe murabizi ko ari abahanzi aho ngaho i Kigali barimo gutanga amafaranga menshi mu kugura views bari kuzigura murabazi ariko mutinya kubivuga ariko se bundi murabazi ariko mubareke bakomeze bagure. Nibagura uyu munsi ntago nyuma y'imyaka 10 bazaba bakigura, bazahita babona igihombo bagize mu kugura views, kuko nta muntu ugura igikundiro, nta muntu ugura abantu ngo bamufollowinge, nta muntu ugura ubundi ibyo bintu ntago hari ibintu bitagurwa. Ubu wagura amahoro, wagura ibitotsi, wagura ari ibintu bitagurwa. Nta muntu ujya ugura igikundiro ku isi, igikundiro gitangwa n'Imana. Nta muntu ujya oya. So ibyo reka tunabiveho nshimira abantu barimo kureba iyi ndirimbo iri kuri channel nshyashya ya Yago Pondat. Mukore subscribe. Ndashimira abamaze gukora subscribe 50 nica nimaze amezi 2-3 gutya ibayeho, ariko kuba turi mu 50 ni umugisha. Ndashimira Imana. Hanyuma indirimbo imaze iminsi 10 imaze kurebwa n'ibihumbi 128. Urumva na abantu benshi sana. Ngewe I'm grateful. Ntabwo I'm not complaining man. Ntabwo ngewe muzumva ndimo gucomplaininga ngo kuki ntagize miliyoni ngo zingahe big oya aba bantu mfite abangaba banjye baramagije. I'm grateful. Imana izagenda ibongera. Sinzajya mu bapfumu, sinzajya mu barozi. Imana izajya iyo nizabyikora. Yesu Kristo ni uzagenda abyikorera, agenda bongera. Ikibazo warumbaje rero, my life is okay, my life is good. Okay. I'm healthy, meze neza cyane, nta kibazo mfite. Nkuko nabibabwiye, ngewe mfite ikibazo nabibabwira. Abafana banjye cyangwa abakunzi banjye, aba big energy ahantu mwese muri, aba big energy murimo kumva BNB right about now. Yo maximum respect. Bagaranyo ndabakunda cyane, je t'aime beaucoup. Nimbakunda mnonga. I love you. Big energy pandede. Yo, we there.
reka tunajye no ku tundi tuntu ngira ngo wenda hari amakuru abantu baragiye bavuga cyangwa banumva bati yago ashobora kuzava wenda i Buganda akanasimbukira n'ahandi ubu aka kanya uri kuvugira he? Aka kanya tuvugana ndi mu gihugu cya Uganda. Yago ariko aba big energy ahantu muri mwese mumenye ko vuba cyane ndabageraho by'umwihariko mfite urugendo rujya Canada bwa mbere mbivuzeho ariko nzabitangaza mu buryo buri detail vuba. Yego urugendo rujya Canada ruzaba n'ubundi nzaba njyanywe n'akazi. Yego kuko ngewe nabwiye abantu ngo kugira ngo biborohere mujye mumfata nka salle polyvalente. Salle polyvalente ishobora kwakira ubukwe, salle polyvalente ishobora kuberamo inama, salle polyvalente genda imbera byombi. Njyanywe n'akazi muri Canada, nshobora kuva Canada nkahita nerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi mu kazi. Ava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nerekeza muri Europe, London. Atagize n'igihinduka na Australia tukaba twagerayo, ariko aho tushobora kuba twabwira abantu byoroshye cyangwa bizaba vuba bitari kera ni Canada, US and Europe. Okay. Numva ariho umuntu yaba ababwiye ibisigaye nzabaha details vuba cyane. Ariko ubu tuvugana mu gihugu cya Uganda hari ibyo ndimo kuhakorera n'ubundi hari akazi ndimo gukora. Kamwe mu kazi ndimo kuhakorera muzajya mukabona. Hanyuma abantu bari muri Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Europe mwese ewana nitubageraho ikintu cy'ingenzi mugomba gukora, mugomba no kuba mwitegura mumenye ko niba ufite story ushaka gusharinga kuri Yago TV show tuzakugeraho. Okay. Big energy abageraho kandi cyongeyeho tuzabakupita n'amashow aho ngaho. neza barababwira ngo umuziki ubakina indirimbo yitwa Bilinda. Ndayikina kabisa. N'umuproducer ukomeye wo muri Nigeria witwa Fioki. N'umuproducer ukomeye, one of the best guitarists Afrobeat worldwide. Na ba Ricardo Banks yakoreye bati wasabe yakoreye abahanzi bakomeye ba Davido ba Mr Flavor, ariko izo nkuru nimuzigera muzibona aho ngaho i Kigali bazandika ahubwo bazaza bavuge ngo Yago ngo abagore ng'ibiyobyabwenge ngibiki. Twumvise ari twebwe bavuze ko tumwe ibiyobyabwenge ngo dufungwe ngo abantu hari abantu batangiye kugaragaraho ibimenyetso bya overdose bimeze. Ni bande Yago? Ni bande? Hari abantu bicaye ku macano bakavuga ngo Yago afungwe, ngo Yago anywa ibimogi, ngo Yago ngo urumogi anywa ngo ni rwinshi. Nkavuga ni nyamara nimwe murunywa batunge itoroshi. None numvise ngo hari abatanze ibimenyetso ngo batanze ariko kubera iki mutamenya ko umwami Yesu akora? Kuki mutamenya ko Imana iriho? Kuki mutamenya ko Imana ikora? Kuki mutamenya ko hari abantu bashobora gutakira Imana bagatakira Imana bakayibwira ngo no turambiwe bino bintu mu izina rya Yesu? Kuki abantu batazi gusobanukirwa ururimi rw'Imana urwo ari rwo? Kubera iki buri munsi turabibabwira vava, buri munsi ngewe nta kintu na kimwe kijya kiba mu buzima bwanjye n'abangaragiye cyangwa n'abandi hafi ntacyo babwiye. Ngewe nakoze indirimbo yitwa Amashagaga, ndababwira ni buriya mburiye iburyo nanashakira ibumoso, aho kugira ngo njye kwijandika mu bintu ntafitiye ubushobozi, njye kwijandika mu bintu ntashoboye, aho kugira ngo ngewe nangize rubanda cyangwa nangize urubyiruko ibyo bintu byitwa gatwiko mubamo nge nanabivamo. Nicyo nashakaga kuvuga vava. Narababwiye ni aho kugira ngo mburiye iburyo nanashakira ibumoso, aho kugira ngo mbivange. Iyo ndirimbo yitwa Amashagaga baragiye barazibika, banga kuzikina ku maradiyo, banga kuzikina ku mateleviziyo kubera ko babizi ko zirimo ubutumwa. Nararirimbye ngo burya mburiye ibumoso nanashakira iburyo aho kugira ngo mbivange. Namenye ko life goes on, aho kurya amakoto cyangwa se gukotora, aho kurya amakoto ngo njye gukotora imbere y'abantu nzajya nimenyera izanjye. Iyo ni pre-chorus y'indirimbo yanjye. Chorus y'indirimbo ikavuga ngo story zanjye zitwika, story zanjye nzazireka, bakomeze bazitige, bakomeze bazihabe, bakomeze. Ni ukuvuga ngo uyu munsi
harimo kubura abantu bavuga ngo yago ngo yagashaka kubakoresha abapfumu, yagashaka kubatera umwaku, yago abantu bose yavuzeho barimo barahura n'ibibazo. Njya mbabona bamwe babivuga ibyo ngibyo, ariko nagira ngo bamenye ururimi rw'Imana, ndagira ngo bamenye uko Imana ikora n'uko ivuga, ndagira ngo bamenye ko hari abantu bashobora gutakira Imana bakayereka agahinda n'umubabaro batewe n'abantu bagenzi babo, hanyuma Imana igatangira nayo kugira ibyisubiza mu bijyanye n'amasengesho. Kubera ko when you hurt someone wabigambiriye, wabipanze, ukababaza umuntu, ntabwo birangira neza iwawe. Ntabwo birangira neza iwawe, kuko wowe uba uzi ko urimo kubabaza umuntu mugenzi wawe, ariko uba urimo kubabaza Imana iri muri we. Buri muntu afite Imana muri we bro, buri muntu afite Imana muri we. Ni nayo mpamvu ntashobora gusuzugura umuntu niyo naba muruta, kuko iyo ngewe nshobora kwibwira ko ndimo gusuzugura uwo muntu nduta, ariko uwo muntu arimo Imana. Imana ijya kurema umuntu yavuze ngo reka tureme umuntu ase natwe. Iryo jambo ry'ubwaryo ryonyine riguha uburenganzira bwo gukunda mugenzi wawe nta n'ibindi bintu witayeho, ukamushyigikira nta n'ibindi bintu witayeho, ukamufasha nta n'izindi detaye ugiyemo, kubera ko muri mugenzi wawe harimo Imana. Urimo urafasha Imana iri muri mugenzi wawe, nunahemuka urimo urahemukira Imana iri muri mugenzi wawe. Abantu bamenye ururimi rw'Imana, abantu bamenye uko Imana ikora n'uko Imana ivuga. Hanyuma se yago, mu butumwa murangira Thierry yakomojeho, ntabwo wenda turi buze kuvuga abantu mu mazina kuko si ngombwa, ariko yongeye kwibutsa abantu ko gukoresha imbuga nkoranyambaga bisaba kwitonda, bidasaba gukomeretsa abantu, kubavuga nabi, bifitanye isano n'ibyo wagiye ugaragaza. Ikibazo mbise nyikujugunya bifitanye isano n'ibyo nagiye ngaragaza. Wese ukinjugunyira tegereje igisubizo. Bifitanye isano n'ibyo nagiye ngaragaza, ibyo umuvugizi wa RIB yatangaje bifitanye isano n'ibyo nagiye ngaragaza mu minsi yashize. Rwose umuntu yarebye abona ko hari aho bifitanye isano. Mu mboni zawe urimo urabona ikivava. Nawe bandi usubiza ko nari nkubajije kuko ngwaye nanjye kimwe. Ariko mwa abanyamakuru mwe b'i Kigali mwagiye muvugisha ukuri, mwa amaradiyo mwe mwagiye muvugisha ukuri, mwa amateleviziyo mwe mwaretse guhembera umwijima, mwa amaradiyo mwe mwahagaritse guhembera umwijima, mwahagaritse guhembera ikinyoma, social media influencers muhagarike guhembera ikinyoma, muhagarike guhembera umwijima, muhagarike muhagarike. Umuvugizi wa RIB yabivuze, ariko twe twabivuze na mbere, twabivuze kera big time, turababwira ngo no ayo matimu ubwo bukundi bwanyu mu bureke. Nakunze n'imvugo umuvugizi wa RIB yakoresheje, ati abantu biremye amatsinda bafite ngaba influencer bagomba gusebya, bagomba kuzimya. Yes, nyakubahwa umuvugizi wa RIB, ibintu wavuze 100% turi kumwe, ibintu wavuze 100% turi kumwe, kandi nanjye niteguye kugufasha. Nukuri niteguye kugufasha muvugizi wa RIB, niteguye kugufasha. Abo bantu bose biremyemo amatsinda n'udukundi n'ibiki baza ngo ngaho ngo mujye kuri Twitter ngo mwirirwe musebya yago, abanyarwanda bamwange bagire gute, twebwe turi team B, turi team U, turi team runaka, mugende. Ibyo byose umuvugizi wa RIB yabigarutseho, ariko narabivuze, narabibabwiye big time, ndababwira ni mureke ibyo bintu murimo. Niba mushaka gutera imbere, niba mushaka kubaka, niba mushaka ko igihugu cyacu kigera kure muri creative industry, mureke uwo mwijima, mureke uwo mwanda. Umuntu ashobora kuvuga ibintu byiza akarebwa, gukora ibintu byiza bikagera kure, ntabwo kuririmba ibishegu, ntabwo gutukana mu ndirimbo, ntabwo kugira gutari byo bituma umuhanzi aba umuhanzi ukomeye cyangwa bihangano bigera kure. No, dufite urugero rw'indirimbo twagiye dukora zageze kure kandi tutigeze tunapromotinga, mutigeze namwe mupromotinga, mutigeze musunika, mutigeze muha akaboko. Indirimbo yitwa Suwejo, indirimbo yitwa Suwejo, indirimbo Kenya yarabakubise, Tanzania yarabakubita, Uganda yarabakubita, mu Burundi yarabakubita, aho ngaho i Kigali hose nabivuga, abenshi barabizi ibyo ndimo kuvuga, barabizi. U Rwanda rwose indirimbo yitwa Suwejo iri mu ndirimbo zitazigera zipfa gusaza gutyo.
kandi ntabwo ari indirimbo ya promotinzwe ntabwo so bivuze iki? Bivuze ko mu Rwanda hari impano zishobora gucreatinga ibintu bya danje, ariko hari ibindi bifi birimo gukubita, hari izindi nyundo, hari inyundo zirimo gukubita abana aho ngaho mu mujyi wa Kigali by'umwihariko muri showbiz, hari inyundo zirimo gukubita abajene aho ngaho, hari inyundo zirimo gukubita abana b'abakobwa, hari inyundo zirimo gukubita abahanzikazi aho ngaho muri Kigali aho muri showbiz aho ngaho. Rero umuvugizi yakoze kongera kubarabura, nanjye reka mbarabura ukwanjye. Rubyiruko mwirinde gukoresha imbuga nkoranyambaga nabi. Imbuga nkoranyambaga zifite amafaranga, mwirinde kuzikoresha nabi. Iki ni ikibazo cya nyuma. Abantu mubona ngo baba influencer, yewe reka mbibabwire, ntibakaze ngo bigira abantu ngo bibifi binini cyangwa ngo abantu banini ngo ni abastari ngo bashake ngo gukora ngo ibyaha ngo bitwikire ngo ko ari abastari ngo bakora ibyaha. Oya, nabo bajye babatamo. Natwe nidukora amakosa, kuko natwe turi kuri social media. Yego. Natwe nidukora amakosa y'icyaha badutemo. Ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo nta muntu uri hejuru y'amategeko man. Yego. Nta muntu uri hejuru y'amategeko, ndabisubiramo. Nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko. Amakosa twakoze twayasabiye imbabazi, kandi twaranababariwe. Niyo mpamvu twemye. Hari abo nabonye barimo kuza babeshya abantu banze kugaragaza bimwe mu, ariko babona abo turi kumwe ntaho bari bujye. Reka turacyari kumwe. Tugiye gusoreza kuri iki kibazo, aho wavuze ugiye kuzenguruka hirya no hino mu bihugu byo hakurya y'amazi, ntabwo twigeze twumva nanone uvuga ko uzagaruka mu Rwanda kuko naho hafite abakunzi. Ni mu rugo, iyo gahunda irahari? Mu Rwanda rega ni igihugu cyanjye vava. Rwanda ni igihugu cyanjye, ababyeyi banjye bari mu Rwanda, abavandimwe banjye bari mu Rwanda, nubwo bafite imiryango hano muri Uganda. Igihugu cyanjye ni u Rwanda vava, igihugu cyanjye ni u Rwanda. Ibyo ndimo byose ni akazi. Nimpamagarwa mu kazi aho ngaho nzaza nkakora. Ariko se niba hano muri Kampala ndimo gukora akazi kandi nkabona birimo biragenda neza, nkabona hari icyo ndimo kwinjiza, nava hano Uganda nkajya muri Amerika nkakora akazi, nkajya Canada nkakora akazi, nkava London nkajya London nkakora akazi, nkajya n'ahandi nkakora akazi, narangiza wenda naba ndangije gukora akazi nkahita mbona hari akandi kazi kanegereje Tanzania cyangwa Kenya, nkagenda nkagakora. Naba mvuye Tanzania cyangwa Kenya nkahita nsimbukira Kampala kuko ntabonye akandi kazi. Ubwo uzandenganya koko? None se niba nta kampani mu Rwanda irimo kubona yampa akazi, nawe ndakubashije. Uramutse uri aho ngaho i Kigali urakorera amafaranga, uri kuri BNB, uri murinjiza, nakubwira ni ngwino hano Kampala tube twiganirira. Wazara? Ntabwo nasiga amafaranga. Ntabwo wasiga amafaranga. So ngende mu kazi. Nimbona kampani mpakazi aho ngaho i Kigali nzaza nkakore. Yego. Aho ndimo ndakora akazi, ngende mu kazi vava. U Rwanda ni igihugu cyanjye, sinzigera nyivuga nabi, sinzigera nyigambanira, u Rwanda ni igihugu cyanjye man. Abo bandi baba bazani Uganda bababeshya bababwira ibintu mbona kuri social media. U Rwanda ni igihugu cyanjye nkunda, kindi ntabwo u Rwanda, kugira ngo ubyumve neza, njyewe ndamutse mpemukiye u Rwanda ni njye bro. Njyewe u Rwanda rundimo nanjye ndurimo, urabyumva? Rero njyewe ndamutse mpemukiye u Rwanda, ubwo ni njye waba urimo kwihemukira, ntabwo naba ndimo guhemukira u Rwanda, my guy, you understand? I got you. So rero njye ndi mu kazi, akazi ndimo nikarangira nshobora kuzahita njya mu kandi. Rero njyewe nta kibazo mfite va, meze neza. Ikibazo rumbaje cyo kugaruka mu Rwanda, nimbona kampani zimakaza mu Rwanda nzaza ngakora. Nzaza nkora akazi kuko njyewe ndi umukozi, kandi icyo nkora ni iki, ni akazi. Man, reka ngushimire cyane, nsimuke njya mu kiganiro. Asante sana kandi amahirwe masa. Bless. None se